Canari bimane nari inyuma y'abatanu ngenda aho ngeze ko ngenda narindi wo mu mane nakwabye byatanje umva se kapata kabayike ba okay nari we gafate noneho ngiye nushaka umbwire nze nkishyure urumva we bikorera uzumva akora mano itozo kishyure man ibi bintu biba haki Happy birthday to you. Happy birthday Makanika waruzi se ko wavutse warubi ni mama y'Imana ako nyine ndishimye byatari kabisa ewana aya mana yase nkana bakakuna gahunda shawe mama rero tutaguriye turya sha urabona umusiganiya ry'abantu wallahi ubu nari ngiye kwiruka cyane kuko ni ibintu mba namenyereye cyane operation yakanga ino bambwira kabisa iracyari muri ya gatanu ingi mbambasi banamwita wafatu wa boy ni stika ni biki ni pipi cyane ibintu zasubire kubikoresha epi ntabwo byemewe ni bibi cyane na mateka ndakise wallahi ni utwajya twaba babici ni babici azansuriza abadiaspora kabisa arjana risepora azansuriza abadiaspora wangu wallahi icyana GITO ndakise nigihinja sha nigihinja mugifate neza cyane dufotore kamera iki pepe photos yo sha nkuko mubibona rero ngira ngo murabona ko ndahantu mu nzu ushobora kwibaza rero impamvu ndi hano ngira ngo uri buze kubimenya nuze kuvaho nje muri kumwe ni MC Seti uyu ni Umutako TV ahangaha rero turi kumwe n'umujama ni kumwe n'umujama w'umusaza mubi cyane reka ahubwo banze muhe mic nawe atubwire imeze bite umusaza urabana ni fresh bro wenda abantu badukurikiye ku Mutako TV bafite amatsiko bashaka kumenya impamvu ndahangaha ngira ngo yenda ushobora guhita utubwira uko byifashe mbere na mbere ndagushimira kuba wemeye ubutumire bwacu icya kabiri nkuko ubibona hari umusaza hano dushaka gukorera aga surprise numwe muri team yacu twifuje nyine kumutungura ko we ntago abizi sinzi nimba hari n'undi waba wagize ikintu amutegurira ibyo ntago bitureba twebwe icyo twashakaga no kubanza kumukorera aka kantu ndumva nta kindi pe arakoze cyane ngira ngo kuri kamera zacu rero urabona ko hari abandi bapampe cyangwa se abajama babiri reka ningo yatubwire kuko iki kintu mwateguye ni ikintu cyiza urabona ko ari ikintu mwateguye muri abantu bake muri abajama nabishimye cyane ni ibintu bese biri serie by'abantu biyubashye byifashe bite umusaza bro ni fresh kabisa twerukanaga ejo bundi muri saga n'iki namwe muragira mutatireka makanika tumutungure nk'umuntu wacu tugira akantu tumukora ku isabukuru ye y'amavuko uriya ni grand frère wacu turamwemera ni inshuti yacu cyane tubana mu buzima bwacu bwa buri munsi twifuje kuba twamukorera akantu nk'aka inshuti yacu tu ngira ngo rero murabyumva ahangaha turi mu rugo rw'uyu musore akaba ari inshuti ya Makanika uyu munsi rero Makanika akaba afite isabukuru y'amavuko bakaba bavuze ati reka tumutegurire tugira akantu tumukorera nk'umuntu wacu nkuko amaze kutubwira ati ni umuntu tubana muri team none umusaza ngubu igikurikiyeho niki igikurikiye rero kureba ukuntu nyine umuntu amusinyara ku gafone ko twari twanavuganye ariko mbere na mbere impamvu twahisemo kubikorera hano cyangwa impamvu ngiye nahisemo yuko byabera hano hari akadire ejo bundi naciyemo ukuntu umusaza murabura by'imikino mani aramfasha nyine aragakemura tu si ukuvuga ngo andusha ubushobozi cyangwa ngiye murusha ubushobozi ariko hari ukuntu umuntu agukorera ikintu
nawe ukahita uvuga ati reka nshaka akantu nkorera umusaza abone ko nanjye mba muzirikana. Niko kwifatanya na bagenzi biwe turavuga ati se dukora iki umusaza bitewe nanjye aka kantu yankoreye tubigenze gute. Ambwira ati wowe reka tubigenze gutya ritera aramfasha turategura. Ntabwo muzi ahubwo yitwa Fat Boy ubundi se yakwivuza ari umugabo Fat Boy igera hino ariko byifasha bite ni fresh tu Fat Boy yegetsemo bintu ni bombo secret kabisa bintu mu buryo byatari akubanza timu yanyu mugira urukundo kandi muhana na respect. Timu yacu turubahana kandi tukanuzuzanya nicyo kintu cya mbere cyo uje byandenze twabyaje kabisa tujye kwita izina nandi magambo hakongotse kabisa mpamvu nakuvuga menshi abantu urimi rwagiye dodani kubera ko ndarwaye iryinyo tu ariko abasaza ndabizi barahambira aho birabaye. Uyu ni Umutako TV rero reka tumenye ngo biraza gukurikira ibikurikira biraza kuba byifashe gute wenda uyu nguyu ni umwe mu bateguye icyo gikorwa cyo kuba batungura mugenzi wabo ndetse na mugenzi we nkuko amaze kuvuga ati ni Artire na Fat Boy ndabona we noneho afunguye mbere yegetseho turi kumubona neza cyane. None se man ubu ngubu se mwari mwavuganye se arabizi ko bibiri bube arabizi ntabwo abizi ari aje gusura no muji kubera n'agaporuje nyine dufitanye namwongojeje ngira ikintu nagamo urumva ntago yagotwa to ahubwo reka mpamagara yoyo Salama. bimeze bite ariko kintu Shani fresh man, fresh kabisa. ase mani wongeye mani uzana bya bintu byawe byo gutinda mani ngucomoke Ako man, je kukugeraho ba. we mbwira ahantu uri ngiye nari magaze ku irembo uri kumva hari n'umwana nyine ugiye kunyinjira ndagira tuvuganeho gatoya uze nkwereke ya bolo ngiye kukwereka mite ncomoka mani Chanari bimane nari inyuma y'abatanu ngenda aho mugezeho ko nge narindi wo mu bane nakwabye byatanje. umva se Kapata kabayike ba. okay nari we gafate noneho ngiye nushaka umbwire nze nkishyure urumva we bikorera uzumva Akora mano itozo kwishyure man. poa mwana ushobora gusanga nyine umusaza ari kwizera relax niyo yaba afite ticket ari giye akunda kwitara seriziyo bigeze ku mugoroba tu amasaha bari gutembera ewana gure tuwe ahubwo ngiye murekeho kugira ngo aze kunsanga hano ngiye reka mufatire hariya noneho mwebwe ndahita mbaha sinyari muhite muzimya itara dukoreshe ririya sibyo kandi nongere ngushimire man nongere ngushimire kabisa respect okay narakubwiye ati rero ni byinshi cyane tuzajya tubagerera hirya no hino tuzatubagezaho ibintu byinshi cyane ibiganiro byinshi cyane bitandukanye nyine ubwo ni gahunda ni byinshi cyane nkuko wumva makanika nayo ngo yitwa harya ngo mubi cyane ubwo rero nanjye gahunda uko bimeze aka kazi bambwa nini byo bisaba gufatiraho ni byinshi cyane rero ngira ngo nkuko urimo kubibona bamuteguriye icyo kunywa bamuteguriye umutsima agakeke biri mu gikoni kabisa bya danje ati wowe ariko wari umeze neza njye nari meze neza nta mutima mubi kabisa biragenda cyane Fat Boy yola iryo zina ryavuye Imana iryo zina ryavuye ahantu hakomeye cyane yavuye muri famille kabisa nari gato cyane nkagera mushiki wanyu ukunda kumbaza ngo se Nyamunini ari hehe ubwo urumva rero leta nita kingi Fat kabisa ndi umwami w'abantu banini nako yakuru umwami w'ibonke kabisa mu Rwanda ubu ninjye magarariye abantu banini harya uyu muja musotse yitwa Shema Sparks okay nkuko nyine mubibona nakomeje kubibabwira hano turi kwa Shema Sparks nawe ni inshuti ya Makanika ndetse na mugenzi we Artire ndetse na baje okay zimya rero tugiye kubigenza gute sasa tugiye gukurikira niki akinjira hano twite ducana ino ball tumuririmbi turagerageza mu majwi y'urusobe sisi
bari kuza baretse banze bagere Boro kajya turayivana ngira ngo rero murabibona ko tumaze kuzimya itara no kuvuga ngo ubu turihishe kamera ntabwo iri kutubona nanjye ubwanjye sinibona ngo nanjye ubwanjye sinibona mu mwijima gifatanya nabo kuko urumva ko ari igikorwa cyiza cyane, ni igikorwa cy'ubunyangamugayo, igikorwa cy'urukundo, ibi bintu biba hake. Happy birthday to you. Happy birthday Makanika ni chapata kameramani komera cyane nese n'itangazamakuru rya sesekaye yagize bana cyakoze cyo muranungwe nandi ho munakwamye mvuga ati ibintu bimeze bite wari wagoswe cyakora namwe murategura wanaye Makanika mubi cyane ni mubi cyane cyakoze mbamba reba kaboro cyakora mwagateguye wangu reka dukore ibingibi. wari uzi se ko wavutse wari ubizi muranunguye mwana ni mama y'Imana yo salamu musa umeze bite se fresh cyari umusaza cyane rwose cyakoze cyane murakoze cyane kabisa ngiye ibintu birana wabonaga gahunda yakishe Makani byifashe bite? shameze neza pe Iki gikorwa Shema yateguye na Artire na Fatboy ucyakiriye gute? biranshimishije cyane ntabwo ngewe natekerezaga ko bano bajama aribo bakora bino bintu tu nari ndyamye mvuga ati buriya ubwo no munsi ari birthday yanjye barabazanungura nko mu minsi zaza wenda nko muri weekend cyangwa niki ako nyine ndishimye byatari kabisa ewana aya mana yase nkane bakakuna gahunda shawe mama rero tutabuyo turya sha urabona umusiga ni y'abantu wallahi man ni fresh ndishimye burema Shema nyine yambwiye arambwira ati mare muzahanyarukire kabisa akantu tuzakorera umusaza yego natwe tuhageze dukereho gatoya ariko uko biri kose twavuga ati tugomba kuhaba mubabarire umusaza no nama bo man namateyika ndakise namateyika ako tumaze gutera imbere n'impamo y'Imana kwa abapampe basigaye biyo kavuga ati umusaza reka tumukorera akantu kameze gutya ibi ni ibintu ewana nimboneka rimwe cyane ni ibintu turi kwiga ubu nari ngiye kwiruka cyane kuko ni ibintu mba namenyereye cyane operation yakanga iyi bambwira kabisa iracyari muri ya gatanu iyi ni operation ya gatanu ntabwo ya kane irageraho iya kane imeze gute bane ni fire on fire noneho rero ndumva mwakakira umuhungu wanyu wavutse sinzi uburyo mwabiteguye uburyo biri bugende bikurikirana abana kubera ko ari yanuza ya gatanu operation muyitemesha biba byemewe kuzana abantu benshi wari ukuvuga ati haza abapampe bafite akamaro abantu iyi ni operation ya gatanu iyo operation ya gatanu rero nta mwana ujyuzamo azaza mu ya kane hazamo abasaza abana barahari uri kumva ariko kuri operation ya gatanu ntabwo byakunda turahira ihangane ngira ngo nk'uko mubibona rero Makanika amaze kutugeraho reka wenda okay
amakanika amaze kutugera urabona ko arimo gukata umutsima ndetse n'abavandimwe be n'inshuti ze ibintu bimeze neza cyane foto y'urwibutso Hola, ni fresh man. Gufata agafoto ba? Agafoto kaba kari gukora. Mbambasi. Banamwita wafatu wa boy. Ni stika. Ni bichi. Ni pipi cyane. Ibintu uzasubire kubikoresha. Epi ntabwo byemewe ni bibi. Ni bibi cyane. Hola. Na mateka ndakise. Wallahi. Twagiye kwa Sparks. Reka tugakatisha. Iyi gatanu bayitinya Mu gacimburi. Nibwo twajya twaba babi. Babici. Ni babi. Akurikiye aritire. Bigezweho. Maniga. Ye. Wagiye. Hola gangs. Ora denshi. Blaze. Ibo fire dede ndakisi. Ibintu na mateka. Nanjye Tumufashe bana mama yi. nanjye MC Seiti. Turuka ku Mutaiko TV. Umutako TV sha. Wallahi. Nawe agomba kureba. Ni biki. Azansuriza abadiaspora kabisa. Bajya na risepora. Uzansuriza abadiaspora wangu. Wala na icyana gito ndakise. Nigihinja sha. Nigihinja mugifate neza cyane. dufotore kamera Iki pepe. Foto ziyo sha. agiye kudufotora. Okay. Ako twe twakaze cyangwa turongera turongera nawe. Turi turareba. Tugomba kuboneka. Turi kureba he? Yabaye. again. Nukuri Nyagasa nagira neza. Nyagasa nagira neza. Ega. Yabaye kabisa. Ufata indi ntera. Arti Nera ya danje. Ibi bintu. Birthday by online. ibi bintu biba hake kuko gusanga wenda hari abajama usanga bafite bagenzi babo ariko noneho gutegura ikintu nk'iki cyangwa gutegura ikintu nk'iki ugasanga nibikunze ariko nukuri kw'Imana kikorwa ndakirashimiye cyane namwe mudukurikirana ku Mutako TV mujye mwibuka ko mufite abavandimwe inshuti y'abana mugira urukundo urabona ko iyi timu ya operation ya gatanu Operation 5 Operation 5. no Operation 5 Operation 5 rero kumva hazamo abantu b'umwihariko abasaza baracyaza amani n'abahungu ase ishema kuki nta mukobwa wegeze uza muri iki gikorwa nabigusobanuriye kubera iyo operation ya gatanu nyine kuntu iteguye nta mwana ugomba kuhaboneka ubwo nanaboneka ni after party ariko operation ya gatanu ntago yemerewe kuzamo umwana bihangana bataramu bari bubibone yana welcome kora hano Musa byifashe bite byifashe neza nareba biragenda biragenda cyane bitabande banyita Oreste Ingarama Kirambi Imeze poa kabisa. Yes. iki gikorwa kibona gute nanjye natumemora Igikorwa ndi kubona ari beaucoup derrière. Beaucoup derrière. beaucoup Ni byiza cyane. uriya ariko makani uriya muntu murasa Petit frère we. Yani young bro. nahise mvumbura umusabye ifasha bite igera hano gato Ni fresh nari. urabibona gute ibi bintu Esha ndabona ari fresh kabisa. okay biri n'amahoro Na amahoro ndari. Okay, uyu ni Umutako TV rero tugera hirya no hino henshi hatandukanye nakubwiye yuko gahunda ari byinshi cyane ni byinshi cyane nkuko hano hari umusaza nawe witwa ngo mubi cyane natwe rero gahunda zacu ni byinshi cyane muzajya mubona kandi tuzajya tubagezaho mu buzima bwa buri munsi hanga turi rero turi kwa Shema Sparks ndetse na bagenzi be muri kubibona nkuko nabibabwiye ni igikorwa bateguye cyo gutungura makanika mubi cyane kuri anniversary yiwe ibintu urabona ko ari amahoro ni ibintu bikoranye isuku ni ibintu biteguranye ubuhanga kandi bitarimo akavuyo okay ndumva rero mwana mwakira
cyangwa byakunda niba atari ngombwa kuri kamera niba ari ngombwa simbizi okay ariko amata agomba tundi tuntu turadukora nyuma reka wenda nibande reka fate abanza agenda agira ikintu akora kuri kano kantu ikikoni ni icya fate imana bare nibisinde bakankorera arashya abo mubimvanye yibuka se ko ukundi kuntu bijya bigenda sha gakorere hano arabize kimwe kijyaye sha fate we korere hariya nari bini wari akandi kaboro ka shasimbe nka cya giceri cyatanze imirizo kikibagirwa nditsimbira makani wenda reka tugaruke kuri wowe cyane umunsi urabona ko ari nawe bari bawuteguriye byifashe bite makani ku n'ubu sha navuga ko ibintu ari neza ubundi urabona nawe byageze mu gihe cy'isabukuru yanjye bw'abari ibikuba bari ibicika ubu ngubu ni impamo y'Imana nanjye ubwanjye uyu munsi nanjye ubwanjye ubu ngubu ni ukumara icyumweru cyose ndi bize cyane urumva abantu banjye muwe mumbabariye kabisa ibintu by'amasiripurize yanyahoraho urumva mubikore vuba birangire dutangire akazi dutangire operasiyo bana operasiyo fayo dutangire operasiyo ariko ikintu navuze gacyo nuko nishimye kandi nishimiye kuba namwe muhari navuga ko Mutako TV namwe mumaze igihe igihe tumaze tumara neza tumeranye neza cyane tubanye neza nanshimishije kuba muhari nshimire Shema nawe aritanga mu buryo bwose bufatika kabisa aritire rwose n'abahungu banjye ni abantu bamba hafi uko bwije n'uko bukeye harimo na Fat Boy harimo n'umutaramura n'umusaza mukuru turamwemera cyane nawe ari ibintu byinshi ajya dufata harimo n'ikintu cya transport afite imodoka nziza cyane umusaza arabikorera neza umwe mu bantu batoya bafite ikinyabiziga kitikoraho kiza kiri umwana urumva ni ibintu byinshi ni ukwishima ni ibyo kwishimirwa cyane icyo nababwira cyo nyine murakoze cyane kandi namwe kuba mwahabaye murakoze cyane kabisa nicyo ushobora kubwira wenda kubakurikiye Umutako TV nk'abafana ba Makanika ni iki ushobora kuba bababwira ikintu nababwira cyo nuko nyine ikintu nababwira nuko abantu bangurikiye bose nuko nababwira ngo batube hafi nyine kwa kundi nyine nimba dufite agakorwa nk'aka ngaka babizi badufashe bakore n'umuti nicyo kintu nabwira ku isabukuru yanjye ubwo ibindi byo bijyanye n'akazi ni kuri operasiyo ya 5 umunsi twavuye muri ibi bintu nyine by'isabukuru yanjye isabukuru igomba kumara ukwezi Shema ririmbira Makanika nzi neza ko uri umuhanzi twaramuririmbiye zamani birabaye twamuririmbiye bro anga wabutugoye Shema niye message ye watanga hanze angaha mu buzima bwa buri munsi tugira inshuti tugira abantu tubana no mu buzima bwa buri munsi ariko gasanga niduhana umwanya niduhana agaciro ni iki ushobora kubwira abantu bakurikiye Umutako TV mu bushuti bafitanye na bagenzi babo kugira ngo bwa bushuti buzagumeho burambe b'ubushuti baba bufite platform nziza sorry gata mbere ubushuti buri ukubiri buri mu bice bibiri hari umuntu uba inshuti yawe ku magambo hari n'umuntu uba inshuti yawe mu bikorwa umuntu akaba ari inshuti yawe ariko nta kintu yagufasha sibyo ndaje mukaba muri inshuti nta kintu yagufasha akaba n'undi muntu mubi inshuti hari ikintu yagufasha ariko atari mu buryo bwo kuvuga ngo guhaye amafaranga cyangwa kugize kukwereka ko nyine mani muri amahomi tu message rero ya mbere natanga dukundane sibyo ntugakunda umuntu ku magambo ntugakunda umuntu ngo umubwire ngo ibintu nyine bidafite shinge na rugero bimwereke tu nk'ubu nkatwe urabona ko muri team yacu turakundana sibyo kuba hari abandi bantu tutigeze dutumira suko badahari barahari benshi cyane ariko iyi operasiyo ya 5 ni team yonyine urikumva wenda twebwe hari akantu twamuteguriye ntabwo bibujije ko hari n'abandi bantu bateguye cyangwa hari abandi bashobora kumutegurira ariko ako n'akantu
ni operasiyo ya gatanu muri timu yacu ni n'ubwa mbere tubikoze ubundi abandi nibo bajyaga babimukorera ariko message ya mbere man dukundane twubahane duhane respect kandi umuntu wari wese umufate nkaho ari inshuti yawe kandi nufata umuntu nyine nk'inshuti bisanzwe burya ngewe uyu muntu mu buzima bwanjye abaye inshuti birengaho aba yabaye n'umuvandimwe kako nkuko nabikubwiye nakubwiye ati makanika impamvu kano kantu ngewe navuze ati bibere hano siko twari tubuza ahandi hantu hadaje hatujya ni mu rwego rwo kugira ngo ngewe nanamushimire bitewe n'akantu nakubwiye yankoreye ejo bundi man sibyo kumwe utekereza ko nta n'umuntu wagufasha ariko umusaza akabikora bakane nanjye iki nicyo kintu mbonye nyine nakora nyine cya hafi ntagiye kure tu. Ya merci beaucoup binavushe mavi binavuza Abanyarwanda mu byumvire cyane mu byumvire cyane kukavuza akantu k'ingenzi kabisa wumvisha akantu yavuzemo ko gukundana ako kantu kabisa Abanyarwanda ni mukiteho mukunde bagenzi banyu nkuko mwikunda ukunda umuntu ntago ari amagambo bimwereke tunushaka ntago gusabye ibyamire urazi none ibaza ariko nk'ubu ngubu nagize birthday ndabipostinga kuri WhatsApp kandi ubu ngubu wenda nuko wenda ntabicekinze neza ubu harimo abantu babibonye bakihereza ibaza umuntu ugira birthday nakubwiye ngo isabukuru nziza uwo ngo yanakuroga wangu uwo ntago ari inshuti yawe man uwo ngo anakubonye neza aguciye urwaho yakurangiza hari n'ukuntu umuntu abona wapostinze ko wagize bidi nawe akahita afata kopi ku ifoto yawe akayipostinga ntatekereze yuko ushobora kutareba statu we ntabikubwira byibura anakoherereza iyo message akubwira ati happy birthday G urumva wakayita akora kopi agapostinga wabibona utabibona ubwo ntago bimureba fa kuba we nyine yarinyujijeho ibyo bintu rero ntago bari sawa man bwira umuntu ati happy birthday wenda nabibone nyine tu ariti nawe rero gira ikintu ubwira abantu bakurikiye ku Mutago TV inama inyinshi bazitanze byinshi barabivuze kandi n'ukuri birabaye wa mugani wa makanika Abanyarwanda icyo kintu mucyumve cyane mugira urukundo mukundane mushyigikirane kuko ngo nawe umenya iki minsi hatse nanumenye uko ejo bizaba byifashe uyu munsi dushobora kuba tumeze gutya ejo bigahinduka ariko bwa bushuti yo buhari mubasha gushyigikirana mu byiza mukabibanamo mu byago mugatabarana byose kandi koko bityo nidufatika ndumva tuzagira igihugu cyiza kirimo urukundo buri hose mu ngeri zose ariti nawe rero gira ikintu ubwira abantu bakundane bubane burya ubucuti ni ikintu kiba gikomeye cyane ngira ngo ibyinshi shema yabivuze tu nta bindi byadanje ntajya kongeraho abibaye reka ngushimire wowe twatangiranye tukaba turi hafi kugera ku musozo ahanga twari turi kwa Shema Sparks akaba ari umushuti wa makanika akaba ari inshuti babana mu buzima bwa buri munsi akaba yavuze ati rero reka mugenzi wanjye tumutegurire ikintu nk'iki ngiki mu bushobozi buhari ariko noneho tumwereke ko turi kumwe nawe ibintu rero murabona ko byari bimeze neza cyane ibyo bagiye batubwira bavuze ati twibuke gukundana twubahane ibyo byose mwabyumvishe ndumva rero nabirenze ibi ngibi ndumva twagera ku musozo w'ikiganiro tukabareka tugakomeza akazi none namwe mugasigara muganira natwe turabashimiye byatari uri kumva kuba mwitanze murabona ahantu amasaha ageze ni nijoro guhagurutsa abantu kabwa ati muze kapisa mudukorera aka kantu aba ari ibintu nyine by'urukundo abantu baba bagaragaje nta mafaranga twabahaye nta transport kubw'ubushuti gusa cyangwa kumva ko namwe mwemeye gushyigikira igikorwa twakoreye umusaza man turabashimiye kandi respect n'ubutaha tuzabakenera cyangwa mwebwe mudukenere nta muntu uzagora undi kandi turabibizeje dukenera uzatubwire uko twabakeneye tukababwira hari ikintu makanika yavuze mwebwe mudukurikiye wenda nongere nyigarukeho makanika yavuze ati
iyi anniversaire izamara ukwezi wenda mushobora kuba mwabifasha ukundi mutabisobanukiwe neza ariko burya ngo muri kwa kwezi uba waravutsemo n'ubundi ni muri cyagiye ubwo nyine babyibuke cyane ko kantu bagira ikintu bagakoraho bagira ikintu bagakoraho kabisa. Iyi ni nuza yacu ya gatanu operasiyo kuki mwita operasiyo ya gatanu nyine ubu niyo turimo. Ni ibintu twa iyo ni brand man iyo nagiye bitangaza kenshi reka tuzabigarukeho ubutaha man ya mwakoze cyane kabisa. Aya basi reka ngushimire twatangiranye tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro. Uyu ni Umutako TV, ni byinshi cyane izo tenme operasiyo ya gatanu mubi cyane iki ubu natwe rero aka kazi bisa gufatiraho tugiye kujya tubagezaho ibintu byinshi cyane. Imana ikomeze ibarinde, nize ko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Wowe utameze neza ushobora kuba uri buze kumererwa neza, nawe umeze neza wibuke kwegera abagenzi bawe. Aba bavandimwe batubwiye ko tugomba gukundana kandi tugashyigikirana tukanubahana. Nari MC setting uko bisanzwe. Uyu ni Umutako TV, dusubire mu biganiro bikurikira. Aya basi.